ntabwo ubona nka padiri iyo ku cyumweru arimo atanga inyigisho ni politiki, kuko ari mu ruhame arimo arigisha, kandi ibyo bintu arimo avuga arifuza yuko byahindura ingendo ya sosiyete. Ntibishoboka ko ushobora kuba waramenye ko abapadiri b'abanyepolitike ariko ukabimenya ari uko wize siyanse politike. Nibyo koko nanjye baravugaga bati padiri, nkavuga nti uko si politike, kuko politike numvaga amashyaka n'amatora, ariko izo ni intambwe ya nyuma. Ariko ubirebye muri icyo cyerekezo, ivanjiri ni politiki, misa ni politiki. Mwibarutsemo ikigoryi ntimuzahite mwica ngo mujugunye mu rwobo, kuko uwo uhana iyo atinze nawe asa n'abandi. Jya ugoragoza nk'iminsi, burya ku bana ni ukugorora. Iyo rero niwo muco, niyo politiki ya kiliziya. Hari ibyaha bike igihano kingwaho nta n'urubanza rwabaye, babyita late sentensiye, ni ukumena ibanga rya penetensiya. Nakoze muri prison ya Kibuye n'iya Gisovu kugeza bazifunze nk'umupadiri. Urumva rero muri iyo myaka ibikomere byari bikivirirana. Urumva ari nk'abanyururu bihanaga bicuzaga, bazaga muri penetensiya, kavuga ati ngewe mubona ibuka burya namushiki uriya munyamakuru Theo ninge wamwishe, kandi ugwenda we ntiwari ubizi. Bifite renzira biteganyijwe yo kugira ngo mubwire uti none ubwo wateye intambwe reka dutere n'indi ntambwe. Ese wazatera intambwe tukegera Theo tukabimubwira, agomba kubyemera. Ntabwo nge naca ku ruhande ngo nze nkubwire nti burya si waruzi n'ibindi, burya cyapiritize nicyo cyakwiciye mushiki wawe, ntabwo byemewe. Amaturo ntahurira n'umushahara w'umupadiri. Reka mbisobanure. Mu bihugu ibintu byubakitse mu buryo bunyuranye. Ndaguha nk'urugero, mu Rwanda umupadiri ntagira umushahara, bamugenera amafaranga yo kumutunga. Muri Espagne padiri agira umushahara ahabwa na diyoseze. Nko mu Bubiligi no mu Busuwisi no mu Budage padiri ahembwa na leta. Urumva harimo ibintu binyura, biterwa nuko byubatse muri buri gihugu. Hari aho umupadiri atagira umushahara, diyoseze ikamuha amafaranga yo kumutunga. Hari aho padiri agira umushahara nko muri Espagne yishyurwa na diyoseze. Hari ahandi padiri ari umukozi wa leta, biba bifite amateka abiri inyuma. Urumva rero ntabwo habaho hambere nka hano mu Rwanda, haba nko muri Espagne no mu Bubiligi, ntabwo wahuza amaturo, kuko amaturo ni ibintu umuryango w'abakirisitu ushyira hamwe kugira ngo wite ku nshingano izi n'izi. Na bimwe mu byanzanye ni ukugira ngo hari abantu banyuranye reka tutagiye kure. Na Korali do Kigali yarayiririmbye mu gitaramo, yishyira ku rubuga irimo irayicuruza. Ntabwo ari byo. Ntabwo bagusabye uburenganzira. Oya. Kandi ubona ko n'abantu basobanutse. Korali do Kigali iririmba niba uhora ari amahoro yanjye, ukabona ni byiza abantu bari gushengerera bishimye, byo ntabwo bigushimisha? Ahubwo biranshimisha. Nayo mpamvu navuze nti ko abantu bayiririmba mu misa, cyo nta kibazo. Yewe banaririmbye mu gitaramo nta kibazo. Ariko burya iyo utangiye ukajya muri studio ukarema urubuga ugatunganya ugashyiraho, tuba twinjiye mu bucuruzi. Aho ngaho utangiye kurengera. Yego. Izi ndirimbo zose wenda turebe nk'ingiyi niba uhoraho, kuko ngiye ni indirimbo numvise kuva ndi umwana. Wayihimbye ryari? Reka niyo nayisohoye muri 1998. Niba hari igitekerezo cyo guhindura imiterere y'isi wigeze kugira, hari intwaro y'igitangaza wakoresha ejo hisi akagenda bitandukanye n'uko uyu munsi hari hameze. Iyo ntwaro ni uburezi. Nubwo ari Nelson Mandela wavuze ibingibi na Parrot Canada Visa Consultant Company, iyi ni intero bikiriza. Ubu ngubu wakwiga muri kaminuza za mbere nziza muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi, Ubushinwa ndetse na Korea. Kandi kubajya muri masters muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubafasha kubona inguzanyo izishyurwa wasoje amasomo. Amashuri arahendutse kandi bamwe tubabonera scholarship. Itandukaniro ryacu nuko amafaranga ya service uzatanga wamaze kubona visa hafi kurira indege.
nubwo dufite ibiro muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko no mu Rwanda dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya City Center muri floor ya kabiri y'iyo nyubako muri F2B. Iyi nzu yegeranye n'irimo Simba Supermarket. Abari mu majyaruguru y'u Rwanda ntabwo ari ngombwa kuza i Kigali kubera ko twabashyiriye office Musanze muri gare. Reba ibyapa byacu bya Parrot Canada Visa Consultant Company. Ikindi kandi dukorana na Kirabove France, ikigo mpuzamahanga gifasha abashaka gukora ingendo ku mugabane w'Uburayi banyuze mu Bufaransa. Reka ngusoze kandi ngushimire wowe ukurikiye Ukwezi TV, dukurikiye uri mu Rwanda, dukurikiye uri mu bihugu duturanye cyangwa se uri ku migabane itandukanye hirya no hino ku isi. Uyu munsi tugize umugisha wo kuganira na Padiri umaze imyaka itari mike ku mugabane w'Uburayi akora y'ubutumwa, ariko ni umupadiri w'umunyarwanda ukorera mu gihugu cya Espagne. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, ni umupadiri ushobora kuba usanzwe waruzi ibye ariko utari umuzi. Niwe wahimbye indirimbo nk'iyo abantu benshi bakunda, nanjye irimo yitwa Niba Uhoraho. Tujya tubona amakorali menshi yisubiyemo, za korali do Kigali n'abandi, abantu bakanamenya yuko ari umupadiri turi kumwe uyu munsi. Yitwa Padiri Jean Hakorimana, araza kutwibwira birambuye niba n'umuhogo bikimeze neza aturirimbire ku iyo ndirimbo abantu benshi bashaka kuba batari bazi ko ariye, kubera ko hari benshi yubakiye izina, hari benshi bagiye bayisubiramo, abantu barabikunda, kandi mu by'ukuri ari ya Padiri Jean Hakorimana turi kumwe uyu munsi. Padiri, twibwire byisumbuyeho. nawe ndabashimiye kuba mwaje ngo tuganire. Nk'uko umaze kubivuga, nitwa Jean Hakorimana, mu bupadiri mazemo imyaka 25, iyo ngiyo 25, 6 nayikoze mu Rwanda, isigaye nyikoze hariya muri Espagne mu majyaruguru mu gice bita Catalogne hafi ya Barcelona, mu mujyi wa Manresa. Ku munyarwanda kugira ngo agire aho yabihuriza, Manresa niho hashingiwe aba bantu twita abayezuite. Bashingiwe aho bashingiwe, ishingiro ryabo ni muri paruwasi yanjye. Ku mavuko mvuka mu Rwanda nk'uko bigaragara muri paruwasi ya Muhororo ku Nyundo. Ivyo rero guhimba indirimbo nkaba mbimazemo imyaka ikabakaba 30, kuko ndumva indirimbo nahimbye zimaze kugera nko kwijana. Inyinshi ziri mu Kinyarwanda, ariko nahimbye n'izitari nkeya mu Gifaransa n'izindi nkeya mu Giswahili. Niyo ngiyo rero yamenyekanye cyane, niyo ngiyo Niba Uhoraho ari amahoro yanjye, ariko ni nyinshi nkuko turaza kubibona. Hari indirimbo nyinshi abantu wenda baririmba, kuko indirimbo mpimba ni indirimbo zirimbwa n'amakorara. Ni indirimbo mpimba ntazigera ndirimba ngewe, kuko nje ntabwo nagenda ngumbe korari ndirimba ijwi rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu n'irya kane. Ariyo mpamvu ni indirimbo umuhimbyi ahimba, ariko ntuzamubona arimo aziririmba, kuko zigenewe kuririmbwa n'abantu benshi, korari arimo niyo ngiyo mwavugaga Niba Uhoraho. Urabivuze, nibuka ko nakuze nzi ko ririya jwi numva ry'amasimbi n'amakomba ari rya Rugamba Sipiriyane. Vuba aha rwose nibwo namenye ko buriya Rugamba Sipiriyane atigeze aririmba. Nabimenye vuba. Nta n'umuntu ushaka kuba byumvise no mu kiganiro akaba nawe ari bwabimenye. Uriya muntu ubutera ijwi mu ndirimbo za Rugamba Sipiriyane ntabwo ari we. Rugamba Sipiriyane n'amasimbi n'amakombe ye yabahimbiraga indirimbo, akabatoza, akabandikira, ubundi bakaririmba, tukazumva indirimbo za Rugamba Sipiriyane kandi ririya jwi atari we. Ubwo ngira ngo nawe ni muri iyo kadre. Ibyo uvuga ni ukuri, nka ziriya ndirimbo za Rugamba nahamya nshuritse icumu ko nta hantu namwe harimo ijwi rye. Kimwe nuko nanjye izo ndirimbo 100 nahimbye numva nta nimwe, cyakoze zigiye gusohoka, izo turimo gutegura tugiye gusohora muri uku kwezi, abantu bazumva mu ijwi ryanjye. Ariko usibye umuntu twahuye wanyumvishe mu misa ndirimba, abantu mu ndirimbo zanjye kugeza ubu nta muntu uranyumva nziririmba, kuko kamere yazo igenewe umuhimbyi arazihimba, zikaririmbwa na korari, bikagarukira aho ngaho. Ari nayo mpamvu akenshi bigorana kugira ngo umenye uwazihimbye, kuko uzibona bwa mbere korari irimo iziririmba, kandi mu baziririmba wazihimbye ntabwo abarimo. Ari nayo mpamvu abantu bakunda kuvuga ngo indirimbo ya korari do Kigali, indirimbo ya korari y'ingiyi, indirimbo ya korari y'ingiyi, ariko mu by'ukuri ni indirimbo y'umuhimbyi uyu n'uyu yaririmbwe na korari y'ingiyi. Ariko icyambere abantu babona bumva ni korari irimo iririmba, uwo muririmbyi akazasaza batamwumvishe ijwi rye. Ntabwo bica intege kuba kuko mu bintu bitanga icyo nakwita motivation harimo kuba abantu bari
gukunda ibyo wakoze bakaguha kuraje bakagushyigikira. Uretse kuba wenda uri umupadiri ubikora nk'ivugabutumwa, ariko mu zindi ndirimbo zisanzwe biragoye kuko umuntu anateganya ko izo ndirimbo zazamugirira n'akamaro katuma abasha no guhimba izindi. ibyo uvuze nibyo, hari amateka abiri dukwiye guhuza. ngewe urumva nk'iyo myaka 30 nyimaze mpimba indirimbo, ariko nzihimba nko ibingibi bita hobby. ni ukuvuga narangije akazi kanjye, mfite akazi nshinzwe kantunze, ndi umupadiri ndabihemberwa, ndi umwarimu muri kaminuza ndabihemberwa. ibyo nkabikora nko kugira ngo nk'ibintu bindyohereza ubuzima bikaryoshya n'ubw'abandi. ari nayo mpamvu muri iyo myaka 30 ntari narigeze ngira umuhate cyane wo kuvuga ngo nzitunganye nzisohore hanze, ahubwo bigakorwa n'abandi. ariko igihe cyageze nkavuga nti nkwiye kubyikorera. kuko rero ku muntu urimo azamuka ushaka gukora nk'ibyo, kuko ashobora kugira ako kantu ko kuvuga ati ndashaka nanjye kugaragara ngo mbibemo, ariko hari uburyo bwo kubikora. nk'ubu ngubu ko turaza kubivuga n'ubinyemerera, indirimbo turimo dutegura ni abantu benshi baziririmba, ariko nanjye noneho hari ahantu ngaragara, ku buryo mu mikorere y'uyu munsi birashoboka yuko umuhimbyi agira uburyo agaragara muri izo ndirimbo ziririmbwa na korari. ariko koko ku muntu wabikora nk'umwuga aribyo bigomba kumutunga, ashobora kugira ahantu yagira akavuga ati ntabwo ngaragara bihagije. ka kantu twita umutungo bwite mu by'ubwenge, tugira no mu Rwanda itegeko ryo twita mu Cyongereza copyright law, rya tegeko rirengera bwa bwenge cya gihangano cyawe. wowe wararekeye biravuga uti ushaka akora ibyo ashaka, cyangwa nawe haravuga uti uko biri kose indirimbo ni iyanjye, kora dokera niyisubiremo, kora niyisubiremo, iyi niyiririmbe, ariko indirimbo ni ya Padiri Jean Hakorimana. iyo copyright law yawe ntabwo ujya uharanira uburenganzira iguha? cyane ni n'ikintu dukwiye gushyiraho ingufu, kubera yuko turimo turiyubaka. buryo no kwiyubaka kwiza ni ukwiyubaka mu bintu binyuze mu nzira. ntabwo twakwiyubaka buri burambike telefone aho ngaho nkayifata nkigendera nkajya kuyicuruza, ntabwo twaba turimo twiyubaka. n'iby'ibihangano rero ni kimwe tuvuye mu gihe abantu ibyo bintu batabyitagaho. turimo dutunganya izi ndirimbo, umuhungu wari urimo akubita batterie ibingibi by'ingoma yarandebye avuga ati ni we nyiri iyi ndirimbo, aranshimira ati urakoze, ati kuri yakubwiye ngo 200. turi mu gitaramo turimo dutucegura izo ndirimbo, arambwira ati ni we wahimbye iyi ndirimbo, aturakabyara, ati wankoreye umuti, no kuri Noheli narayicuranze ncuranga ingoma, ati bama 200. ni ukuvuga ngo harimo ibintu bitatu. izi ndirimbo nk'izi zanjye ni indirimbo zahimbiwe kugira ngo zijye mu kiliziya, korari ziririmbe, n'abakirisitu baziririmbe, basenge, bishime. icyo ni ikintu cyiza, nta n'ugisabira uburenganzira. ndetse ushobora no kujya mu misa wabibonye bakarimba ukavuga ati aka kantu ni keza, ukagakunda ukagafata ukagashyira kuri social media. ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bidasabirwa uburenganzira, biri mu buzima busanzwe bw'igihangano. ariko gufata igihangano cy'umuntu ukajya muri studio ukagitunganya, dutangiye no kugicuruza, ibyo byo ni ibintu bikwiye kwitonderwa, ku buryo na bimwe mu byanzanye ni ukugira ngo hari abantu banyuranye reka tutagiye kure. na korari do Kigali yarayiririmbye mu gitaramo, iyishyira ku rubuga irimo irayicuruza. ntabwo ari byo. ntabwo bagusabye uburenganzira? oya, kandi ubona ko nta bantu basobanutse. ariko ntabwo bansabye uburenganzira, nawe narabibonye ndatungurwa. ugasanga rero birakwiye yuko koko ibintu tubishyiraho umucyo, kugira ngo ibintu ubwo turimo twiyubake gisirimu. kandi buriya ugiye kureba nk'izi mbuga tuvuge nka YouTube, buriya wowe ukoresha iriya ndirimbo ya korali do Kigali, njye nyifashe nkayikoresha. korali do Kigali yandega kuri YouTube ko nakoresheje copyright, ikintu cyabo bashyize kuri YouTube, ibyo bamenya kubirengera. hari n'ikintu gitangaje, hari umupadiri ntavuze uwo ari we, hari korali yo mu Rwanda nayo sinirwa mvuga iyo ariyo, bakoraga za CD akahita yigura yihuta. umunsi umwe basohora CD, aramanuka za diyoseze ya Byumba, araza rwose aze kugura iyo CD. ayirebye asanga yari iriho indirimbo 9, 7 zarize.
donc agomba kugura CD ya korari yakoze indirimbo ze itayimusabiye uruhushya agatanga n'amafaranga biramutungura. Ni akantu kakwereka yuko turimo turiyubaka, ariko hari ibintu abantu bakwiye kwitaho. akaba agiye kugura CD y'indirimbo 9, 2 arizo zitarize. Yego, kandi abazikoze batarigeze bamusaba uruhushya. Ariko se byibutse nka kuriya Radio Kigali iririmba niba uhora ari amahoro yanjye, ukabona ni byiza abantu bari gushengerera bishimye, byo ntabwo bigushimisha? Ahubwo biranshimisha, nayo mpamvu navuze nti ko abantu bayiririmba mu misa, cyo nta kibazo, yewe banaririmbye mu gitaramo nta kibazo. Ariko burya iyo utangiye ukajya muri studio ukarema urubuga ugatunganya ugashyiraho, tuba twinjiye mu bucuruzi. Aho ngaho utangiye kurengera. Yego, izi ndirimbo zose wenda turebe nk'ingiyi niba uhoraho, kuko ngiye ni indirimbo numvise kuva ndi umwana. Wayihimbye ryari? reka niyo nayisohoye muri 98. Ariko buri indirimbo imeze ubwo turi mu Kinyarwanda, urabona urwagwa nka butunda. Bagira igihe cyo gutara ibitoki bakarwenga, narwo bakarutara, ndetse buri inzoga zimwe na zimwe nka vin, umuvinyo cyangwa se izi za liqueur, hari niyo bakubwira ngo batara nk'imyaka 6, 7, 8, 9, 10. Rero n'indirimbo hagati yo kuyihimba no kuyisohora habamo igihe cyo kuyitara. Nk'ubu mfite nk'indirimbo zimaze nk'imyaka 10 zitazi. Niya ndirimbo uba wahimbye ariko ukumva hari itarakunyura bihubuye, ukajya uvuga utoya ndumva hakiburamo akantu, ikabiraho umunsi umwe ukongeraho akantu, ukazagera ukavuga uti none uko nguko imeze biranyuze rwose, ngiye kuyitangaza. Nuvuga ngo niba narayisohoye nko muri 98, ndumva narimaze nk'imyaka 3 itazi. Icyo gihe ubwo yasohowe iririmbwe nande? Kuko niba utaririmba ninde wayiririmbye icyo gihe? Icyo gihe uko ibintu byari bimeze, narayifashe, ndumva ari abantu bo muri Chorale Saint Grégoire yo ku Nyundo bavuze bati indirimbo turabona niziza tuyiririmbe. Iratangira gutyo irakwira, yanakwiye byihuse ku buryo byageze mu 2000 umupadiri mu Rwanda hose, ahantu hose wajya wayitera abantu bayihurizaho. Nuvuga ngo wayanditse utora umupadiri? Nari umupadiri. Hari uruhare umuziki wo muri kiliziya wagize mu nzira yawe yo kugira ngo umusaseridoti? Ntabwo nabitandukanya, ufite ukuri, kuko urabona nize mu seminari nto ya ku Nyundo. Mu seminari nto ya ku Nyundo mu gihe cyacu tuvuze nk'ibi ngibi byaza yari nka conservatoire, yari ishuri ry'umuziki rikomeye. Uzanabona ko hari abantu abanyamuziki benshi baturutse mu seminari ku Nyundo, kuko hari umuntu w'igishyitsi bitaga Padiri Dominico Ngirabanyiginya, niwe twakomoyeho umuziki. Noneho nanjye ndi muri icyo cyerekezo. Icyo kintu rero cy'ubutumwa cyo kunyuza ubutumwa mu ndirimbo, kandi ubutumwa bw'ukwemera, nabyo biri mu bintu bindyohereza. Dukoresheje ijambo umwuga, umurimo wanjye, ubutumwa bwanjye bw'ubusaseridoti, kuko hari ugusoma misa, hari ibi niba, ariko njye nkagira n'umwihariko yuko ubwo butumwa nshobora kubunyuza mu ndirimbo. Kandi burya ubutumwa bunyujije mu ndirimbo bugenda neza, bwihuse, kandi bukagera aho bugomba kugera. Indirimbo nicyo kintu gitambutse ubutumwa kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Reka twinjire ku kijyanye n'ubusaseridoti, wenda iby'ubuhanzi turaza kubigarukaho dusoza tubwira iby'izo ndirimbo n'imishinga y'umuziki mufite mu Rwanda mu gihe mwagarutse mu Rwanda muri iyi minsi. Yego. Hari uwibaza atari kugira ngo nawe umupadiri mu Rwanda azagera hajya ku mupadiri muri Espagne, arabisaba, ahajya kubona ko baramwohereje, hajya yagiye kwiga, bigenda gute? Wagiye kuba umupadiri nyuma y'imyaka 6 ukorera umurimo mu Rwanda, wagiye muri Espagne gute? Nagiyeyo ngiye kwiga, ndiga ndarangiza. Nize mu bijyanye n'ubumenyi ibyo muri kiliziya, nacukumbuye cyane ibya Bibiliya. Ndangije ariko kuko nari mfite umwanya n'ubushobozi bwo kubwishyura n'ubushobozi bwo mu mutwe,
niga n'ibitari byo muri kiliziya, niga ibi bita siyansi politike, ubumenyi mu bya politiki. ni ukuvuga ngo nigisha ahantu habiri, aho nigisha bibiliya hari n'aho nigisha ubumenyi mu bya politiki. noneho rero muri urwo rugendo nyuma y'imyaka 6 ndareba nsanga kwiyubaka, kumva, gukora, kwitanga, nsanga hondi bimpa ibyishimo bihagije. Mbyumvikanaho na diyoseze, nari uwa diyoseze ya Nyundo. hari amategeko arabiteganya, kuko bariya abapadiri ndaguha urugero, ujya ubona bakavuga ngo uyu mukino ni uwa Manchester, ngo ariko ngo yamutije ngo Real Madrid, ariko aracyari uwa Manchester, n'uzashaka kumugura uwo bazajya mu biciro ni Manchester, ntabwo ari Real Madrid. buriya n'abapadiri, umupadiri wese afite diyoseze abarirwamo. ubu ya Nyundo mu myaka yose uracyayibarizwamo? oya, kuko nyine babyita incardination. hari amategeko yari ateganya icyo bita excardination, kureka kuba umupadiri wa diyoseze A ngahindukira nkaba umupadiri wa diyoseze B. nibyo nakoze, nsaba kureka kuba umupadiri wa Nyundo mba umupadiri wa diyoseze ya Vic mu gihugu cya Espagne. hari amategeko abiteganya. yego. iyo myaka sibwo ntabwo niho nabaye padiri, wenda nka padiri mukuru? yego, kuko nyuma y'imyaka 2 nahise mba padiri mukuru. nageze nyuma y'imyaka 2 mpita mba padiri mukuru. hari paruwasi namazemo imyaka 9, hari iyindi mazemo 9, nanyeganyeze gake gashoboka. utumye nza kurambura ikiganiro cyanjye kubera ko haje muri bya politike. hari abantu bashobora kwiyumvisha ko umuntu wigisha ibijyanye n'iyobokamana hahana akwiye guhurira n'ibijyanye na politike, ko ari ibintu bihabanye. ikibazo ni uko iyo uvuze politiki bayumva mu buryo bufunze. ariko reka turebe politiki ni iki. politiki uko tuyisobanura mu buhanga, mu bumenyi abayize, politiki ni ikintu cyose gikorewe mu ruhame, nta politiki yo mu ibanga. ikintu cyose gikorewe mu ruhame kigamije guhindura ingendo y'umuryango kirimo, ingendo ya sosiyete. ni ukuvuga nk'urugero, duhuye mu muhanda nkagusagarira nkagukubita urushyi, ntabwo ari politiki. ariko niba ngukubise urushyi ngamije kugira ngo wenda kuko Theo afite imisatsi akagira n'imibiri yombi, umuntu wese mushishikariza yuko najya ahura n'umugabo w'imisatsi n'imibiri yombi ajya mukubita urushyi, ubwo ndimo ndakora politiki. kuko urumva nkoze ikintu mu ruhame, ariko ndaharanira ko cyahindura ingendo ya sosiyete. iyo ni politiki. niyo mpamvu ubwabo politike mbi ni nziza. yego, yego rwose. niyo mpamvu rero politiki urebye mu rugero rwagutse nicyo ngicyo. noneho bihurira hehe n'icyo abantu basanzwe bita politiki? nuko niba tugamije kurwanya yuko umuntu akubita abantu b'imibiri yombi b'imisatsi, nk'abandi umwe tukaba turi 2, twishyiramo tukavuga tuti iki kintu tugomba kukirwanya, naho haturuka iby'amashyaka. politiki irwanya ivangura, politiki irwanya irondakarere n'ibindi. wabyumvisha. ndetse bikazagira tukavuga tuti ariko turabona kuba tubikora nk'abantu bishyize hamwe gusa ntabwo bihagije, turashaka no kugira ngo tuzasaba abaturage badutore, tubitoze abantu, tukajya mu matora, bikaba bigiye noneho guharanira imyanya. urumva n'uruhererekane. ariko intangiro ni cya gitekerezo cyo gukora ibintu mu ruhame bigamije guhindura ingendo ya sosiyete. cyangwa se tubishyize mu yandi magambo, ni uburyo abantu biha iki twakwita organisation, abantu ibintu by'ubuyobozi, ibintu byo kugira ngo bashyire hamwe bagendera hamwe, babyubaka gute. ubirebye rero muri icyo cyerekezo, reka nguhe nk'urugero. ntabwo ubona nka padiri iyo ku cyumweru arimo atanga inyigisho, ni politiki, kuko ari mu ruhame arimo arigisha, kandi ibyo bintu arimo avuga arifuza yuko byahindura ingendo ya sosiyete. ntibishoboka ko ushobora kuba waramenye ko abapadiri b'abanyepolitike ariko ukabimenya ari uko wize siyanse politike. nibyo koko, kuko nanjye baravugaga bati padiri, nkumva nkavuga ndi uko si politike, kuko politike numvaga amashyaka n'amatora. ariko izo ni intambwe ya nyuma. ariko ubirebye muri icyo cyerekezo, ivanjiri ni politiki, misa ni politiki,
ntabwo wigeze uhura n'abantu bavuga bati kuko wenda nk'uko mbivuga benshi bashobora kuba batabisobanukiwe bavuga bati yewe muzi no wa mupadiri wacu ushaka akora imana agiye mu bya politiki ari kwiga siyansi politiki harya ubifitemo ihe degree bifitemo doctora kaho noneho rero padiri waminurije akagera ku rwego rw'impamyabumenyi y'ikirenga mu bya politiki yego ntabwo wigeze uhura n'abantu babyibazaho bavuga bati uyu mupadiri koko wize siyansi politiki tuzamubasha kuko ahubwo hari n'abantu iyo uvuze kwiga kuko kwiga bagakuraho bagashyiraho gukora nubwo batabikubwira ariko kuko kwiga bagashyira hagati y'utubago parenthèse bakavuga bati ni padiri w'umunyepolitiki ukora politiki bakakakubwira nyine mu kinyabupfura ariko wumva ko ari aho berekeza abantu benshi iyo uvuze politiki bumva kuyikora ariko icyo kintu cyo kuyumva kuyisesengura kugerageza kumva uko ikora ingaruka z'iki n'iki ntabwo abantu babyitaho bumva kuyikora kandi ntaho bihuriye unarebye ndetse abantu benshi bakora politiki ni abatarayizi ndetse ahubwo abantu benshi bize politiki ntabwo bayikora kuko ugiye kuyikora wazanamo ibintu by'amakode menshi ntabwo byahura wajya upuratika amamodiri wajya ushaka kuzanamo formule kandi burya ubuzima ntabwo ari formule uranyihanganira kubera ko uri umunyarwanda uba i Burayi kandi ibyo ndi kuvuga byanze bikunze nabizi ko ubizi padiri Nahimana Thomas bajya bavuga bati umupadiri wahebye akajya muri politiki ariko noneho uretse ko naje kumva ko afite n'ibyo atumvikanye na Kiliziya Gatolika ibyo yamusabye n'ibyo yarenzeho ariko ntabwo ati ni umupadiri usebya abandi bapadiri kandi kubera ko isakaramento ry'ubusaserdoti bavuga ngo ni uwabaye padiri nyine nkamwe batubwira mu gisirikare ngo wabaye umusirikare ngo ari umusirikare mu busaserdoti ho nyine ni isakaramento umuntu afata ubuzima bwe bwose ko uri nk'i Burayi ukumva hari umupadiri utuye hafi yawe hariya mu Bufaransa akora politike nkurikije uko babitubwiye umuntu yayikarasa ukwe yamenya uko ayikarasa ntabwo wigeze ubyibazaho cyangwa ngo uvuge ngo bene ibi bintu no ku muntu witwa padiri cyane kuko buriya ahubwo tunagira n'ikintu bita amategeko agenga bita droit canon amategeko agenga ibintu byose bibera muri kiliziya itegeko riteganya yuko ndi nk'umupadiri ngashaka gukora politiki bitandukanye no kwiga no gukora politiki ubundi sezera mu bupadiri ubundi ngakora ibyo nishakiye ariko ngomba gusezera mu bupadiri ntabwo nabifatanya amategeko kuri icyo ngicyo arasobanutse ari niyo mpamvu nyine wavuga guti hari ahatumvikanye na kiliziya uko noneho abantu bavuga bati izina padiri raritukisha nkawe uri umupadiri uri i Burayi bishobora gutuma bavuga bati uyu mupadiri nawe ubwo ni umupadiri w'i Burayi tukagira n'umwihariko mu Rwanda w'uko erega twagize n'abapadiri benshi bahunze barakoze ibyaha bya jenoside ku buryo ushobora kuvuga ngo uri umupadiri ubi Burayi nanjye hari umuntu wanyandikiye rwose ndaza no kumukubaza kuko ni umupadiri mu gihugu ubamo ushobora gusa gusanga umuzi ariko nekane kuvuga izina rye kuri kamera ariko yaranyandikiye mwana ni umupadiri muri Espagne banza kureba ko izina rye nta hantu riri kuri za ntonde z'abapadiri bakoze jenoside kubera iki cya kintu kimeze nkaho ari nk'ibikomere by'amateka wowe ntabwo urahura n'akantu ko kuba umupadiri w'i Burayi ngo abo bapadiri bose bagiye bagira iyo reputation batume hari wakwibazaho ibitari byo yego cyane cyane yuko natwe abantu si n'abapadiri gusa abanyarwanda tutaba mu Rwanda tuba hanze y'u Rwanda mu mahanga cyane cyane iyo udafata igihe ngo kenshi uze mu gihugu kuko buriya iyo utaba mu gihugu ibintu byaho bigukurura kurusha igihe wari uhari nk'ubu ngubu ntabwo urugero njya nirata mbyine byo kwirata bibaho nkavuga yuko ndi mu banyarwanda bake bavuga ikinyarwanda neza ariko ni nabyo kubera iki kuko iyo witaruye igihugu ubamo ibintu byacyo urushaho kubikunda ubu muri hano hari ibintu mufite mubona nyine nta kintu bimaze kidasanzwe ariko iyo utaba mu gihugu cyawe ibyo bintu agaciro wabihaga kikuba inshuro 200 n'amatsiko yo kumenya ngo icyo gihugu cyaramutse gite kiriwe gite kije gite hakaza rero mikiye kibazo niba udafata umwanya wenguze ukirebe
wirebere. uba ufite ikibazo cy'uko ushobora kugwa mu ikikuzanira amakuru asubiza ibyo bibazo wibaza. aho ukura ayo makuru ushobora kuyakura heza cyangwa habi. iyo uyakuye habi wibaza ibintu byinshi, ukajya muri icyo ngicyo, ukaba uzi yuko ibintu byacitse, ibintu byaradogeye, ibintu byarazambye. ariko nicyo kintu nshishikariza abantu kuza ukareba, ukagenda mu gihugu ukabona yuko kirimo kiriyubaka, kiratera imbere. ikindi, iyo utari mu gihugu, abantu dukunze kuvuga ngo mu Rwanda hari iki kibazo, hari iki kibazo. ahantu hataba ibibazo se hari aho waba uzi? kuko ubuzima kera batwigisha turi abana bato baravugaga ngo ibiranga ubuzima, les propriétés de la vie, no kuvuka, kurya, gusohora iby'umubiri udakeneye, no gupfa. kuko ikintu kitariho nk'iyi nkingi ntabwo ishobora gupfa. no gukura nanibagiyemo no gukura. iyi nkingi ntabwo ishobora gupfa. kandi iyo uvuze gukura harimo gukura neza, harimo no gukura nko kubyibuha no kunanuka. ni ukuvuga ngo ibibazo no guhangana nabyo biri mu bigize ubuzima. ku buryo kuvuga ngo mu Rwanda hari iki kibazo iki n'iki, ese niba hari ubuzima hagomba kuba hari ikibazo. ahantu hose hari ubuzima haba ibibazo, kuko ubuzima kimwe mu byo bushinzwe ni uguhangana n'ibyo bibazo. iyo rero umuntu ataba mu gihugu ntakigeremo, ashobora kuba gufungwa n'aho avana amakuru y'ibibazo yibaza, kuko ibibazo byo urabyibaza. cyane cya mbere iyo ubyutse ntabwo wibaza uko mu gihugu aho utuye bimeze, wibaza uko mu gihugu ukomokaho bameze. wowe rero kuri icyo ngicyo cya politike, kuko nk'uko bivuze ibihugu byinshi by'i Burayi hari n'igihe usanga, nkurikije n'igihe wanagendeye, warasanga abantu benshi babaza ngo wowe uri ku ruhe ruhande. iyo myaka byari bikiri bikomeye ngo wowe se muri buhe bwoko, ntiwanyu byagenze, ugasanga u Rwanda rwari ruzi icyo gihe cyane ho jenoside kurenza nk'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. ngira ngo ibintu bigenda bitandukana cyane nuko byari bimeze icyo gihe. nk'ibyo bihe byose, kuba muri ibyo bihugu birimo abantu bahunze, bamwe bafite ibyo batumvikanaho n'ubutegetsi n'ibindi, iyo situwasiyo yo kuyabona nturi umupadiri, hari n'akantu kamwe tutajya dusobanukirwa cyane abapadiri mukora, ko umuntu yaza akakwibwira ndi kuvuga si amazina, akagusaba penetensiyo, akakubwira. hari histoire imwe y'umupadiri, sinzi niba yarabayeho, bigeze kutubwira y'umupadiri wagiye gusabwa penetensiya n'umuntu wamwiciye umuryango muri jenoside, kandi umupadiri yari atarafite amakuru y'aho umuryango we, y'irengero ry'umuryango we. agera haravuga ati by'ubusaserdoti nabyiyambuye, ndatsinzwe. icyo kintu noneho kuri wa muntu uba mu nshingano zituma ushobora kubwirwa n'ibyo abantu bagera mu mitima yabo bikomeye, kugihuza n'abo bantu bameze gutyo mu gihugu gifite amateka ameze gutyo. wese mufite diaspora iba hariya, abantu batandukanye bari mu ngeri zitandukanye, bari mu buryo butandukanye. kubibamo gutyo umupadiri bimera gute? nabishyira nko mu nzego eshatu. icya mbere nicyo wavuze cya penetensiya, nicyo bita ibanga rya penetensiya. buriya ni ikintu Kiliziya Gatolika iha agaciro. reba, nshobora kunyerera nkakora ibyaha byinshi, ariko byose bisaba yuko Kiliziya incira urubanza kugira ngo irebe niba naragikoze, ivuga iti tugwanishije iki. hari ibyaha bike igihano kingwaho nta n'urubanza rwabaye, babyita late sentensiye. ni ukumena ibanga rya penetensiya. kumena ibanga rya penetensiya ni mu byaha birenze bidasaba n'urubanza. uri umusaseridoti. ariko nanone hari inzira biteganyijwe, kuko bishobora kuba hari ingaruka byagira. ni ukuvuga, ni nk'urugero, uyu munsi nakoze nko mu mapirizo. ntabwo nagusobanurira yuko mu myaka nabaye hano mu Rwanda nakoze muri pirizo ya Kibuye n'iya Gisovu.
kugeza bazifunze nk'umupadiri. urumva rero muri iyo myaka ibikomere byari bikivirirana. urumva hari nk'abanyururu bihanaga bicuzaga bazaga muri penetensiyo kavuga ati ngewe mubona ibuka burya na mushiki wuriya munyamakuru Theo ninjye wamwishe kandi wenda we ntiwari ubizi. bifite rero inzira biteganyijwe yo kugira ngo mubwire uti none ubwo wateye intambwe reka dutere n'indi ntambwe. ese wazatera intambwe tukegera Theo tukabimubwira agomba kubyemera. ntabwo njye naca ku ruhande ngo nze nkubwire nti burya se wari uzi n'ibindi burya cyapiritize nicyo cyakwiciye mushiki wawe ntabwo byemewe. iyo ni inzira ya mbere yo kugira ngo abyemere noneho tuze tubikubwire gusaba imbabazi. uwo murimo niwo nakoze mu myaka yanjye ya mbere y'ubupadiri. hari n'inzira ya kabiri, umuntu ashobora kuza afite ikintu ubona cyagira ingaruka kuri sosiyete. umuntu ashobora kuza akakubwira ati wenda se ba bana 3 b'abakobwa baburiwe irengero burya ninjye wabishe narabaviyoye ndangije ndabica mbataba n'iwanjye mfite iseta niciraho abantu. ntabwo wavuga ngo tubigarukirize aho ngaho kuko urumva bishobora hari abo byagizeho ingaruka ariko bishobora kugira n'ingaruka ku bandi. ashobora no kukubwira abo bafatanyije kandi bo bataje kwicuza. yego hari inzira rero biteganyijwe. iyo ari ikintu nk'icyo amategeko ya kiliziya yarabiteganye yuko ujya gusaba umwepiskopi uruhushya ukavuga uti hari iki kibazo bimeze gutya tubigenze gute, mukigira hamwe. hari igihe ashobora kuguha uruhushya akavuga ati noneho ndabona iki kintu gishobora kugira ingaruka, mubwire ko hari aya makuru ugiye kuyatanga ahangaha kugira ngo bikize ubundi buzima. amategeko ya kiliziya yarabiteganyije uburyo ibibazo birenze bishobora gutwarwa kuko hari bishobora gukira rwose. Padre, reka dukomeze ngira ngo ibibazo abantu benshi badukurikira nabo bakibaza ni byinshi ariko reka tugire nk'uko ugeze kuvuga terime nkumva ntago abapadiri benshi mu Rwanda bakunda kuyigira ngo umwuga wanjye ni ubupadiri no kwigisha muri kaminuza. cya gihembo hari ababisasira bakavuga ngo padiri ntago ahembwa ni udufaranga two kumufasha kugira ngo abashe kwideplasa n'ibindi. ikintu cy'amaturo nk'umupadiri ucumva gute? amaturo versus umushahara w'umupadiri ni ibintu bibiri binyuranye kuko amaturo ntahurira n'umushahara w'umupadiri. reka mbisobanure. mu bihugu ibintu byubakitse mu buryo bunyuranye. ndaguha nk'urugero, mu Rwanda umupadiri ntagira umushahara, bamugenera amafaranga yo kumutunga. muri Espagne padiri agira umushahara ahabwa na diyoseze. nko mu Bubiligi no mu Busuwisi no mu Budage padiri ahembwa na leta. urumva harimo ibintu binyura biterwa nuko byubatse muri buri gihugu. hari aho umupadiri atagira umushahara diyoseze ikamuha amafaranga yo kumutunga. hari aho padiri agira umushahara nko muri Espagne yishyurwa na diyoseze. hari ahandi padiri ari umukozi wa leta biba bifite amateka abiri inyuma. urumva rero ntabwo haba aho hambere nka hano mu Rwanda haba nko muri Espagne no mu Bubiligi ntabwo wahuza amaturo kuko amaturo ni ibintu umuryango w'abakirisitu ushyira hamwe kugira ngo wite ku nshingano izi n'izi. naho uwo mushahara uturuka kuri diyoseze cyangwa se ugaturuka muri leta cyangwa se bya bindi begeranyije hano mu Rwanda bikagira uburyo hari ikigenerwa gukora ibi gufasha abakene n'igihabwa diyoseze kugira ngo nayo yite kuri abo bapadiri. ariko nta hantu na hamwe bihuye ngo uvuge ngo amaturo bigiye mu mushahara ntahabaho kuko byaba waba uteje ikibazo. hari igihe abantu bajya bavuga ku byaha bikorwa n'abapadiri. yego hari n'ibigenda bikagera ku mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika, yego papa, by'abapadiri bafata abana b'abahungu. ariko no hari muri za Irlande naho nko mu myaka yashize imyaka nk'8 ishize byabaye. no muri Amerika hari amadiyoseze yenze guhirima. ariko noneho no mu Rwanda hari abapadiri ujya kumva tibura umupadiri buriya afite umwana ageze mu wa 3 segonderi
ati uriya mupadiri meze gutya na gutya afite agakopine bakundana. Ubyumva gute nk'umupadiri? reka twabireba mu buryo bwa mbere. Uburyo bwa mbere ni uko sinzi niba warigeze ujya mu misa. Iyo misa itangiye turavuga ngo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Padiri akadusuhuza tukikiriza. Icya mbere gikurikiraho mbere y'ibindi byose vuga ngo bavandimwe mucyo twicishe bugufi twemere twibuke ko turi abanyabyaha, ngo nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo natekereje no mu byo nirengagije gutunganya. Ni ukuvuga ngo abakirisitu kimwe mu bintu bituranga ni uko utibagirwa yuko turi abanyabyaha. Icyo ni icya mbere. Pawulo Mutagatifu akavuga ngo nemera ko Yezu yaje kurokora abantu b'abanyabyaha, uwa mbere muri bo akaba njye. Uwa mbere muri bo akaba njye. Umukirisitu rero ntashobora kugenda yibagije yuko ari umunyabyaha, kuko bimuha kwibuka yuko afite intege nke. Kuko uwo mukiro nk'uko Pawulo Mutagatifu abivuga tutwaye mu tubindi tumeneka ubusa. Ibyo ni ukuri ku mukirisitu wowe, ni ukuri kuri padiri. Iyo ni intangiro. Ni uko umuntu ashobora kugwa. Niyo mpamvu Kiliziya yateganyije inzira zo kugira ngo imuherekeze. Kuko nanone hari igihe nanone ikindi abakirisitu tudakora ni ukugira ngo dufate umuntu tumuhuze tumunganye n'ikosa yaguyemo. Ni ukuvuga umupadiri ashobora gukorera Kiliziya imyaka 30, ariko nawe kuko ari umunyantege nke, muri iyo 30 muri umwe cyangwa 2 akanyerera. Noneho tugafata ya myaka 28 tugacishamo akarongo tukamugarukiriza ku kuba yanyereye. Niyo mpamvu usibye na Kiliziya na sosiyete yari yose, njya mbona na hano mu Rwanda haba impaka nk'umuntu wenda agakora wenda saka bya ruswa akagira gute bakamufunga, nyuma wenda nyakubahwa perezida wa Repubulika akamuha imbabazi bakamusubiza mu kazi, abantu bakavuga bati urandebera di. Igihugu cyiyubaka kigomba kumenya guhana ariko no kubabarira. Kuko Rugamba yaririmbye indirimbo aravuga ngo niba mwibarutse mw'ikigoryi ntimuzahite mwica ngo mujugunye mu rwobo, kuko uhaniye atinze nawe asa n'abandi, yugoragoza nk'iminsi we, burya kubana ni ukugorora. Niba mwibarutsemo ikigoryi ntimuzahite mwica ngo mujugunye mu rwobo, kuko uwo uhana iyo atinze nawe asa n'abandi, yugoragoza nk'iminsi, burya kubana ni ukugorora. Iyo rero niwo muco, niyo politiki ya Kiliziya. Guhana, gucyaha birakwiye, ariko no kugorora ndetse no kubabarira. ngira ngo icyo kirasobanutse kandi bisobanuye nyine nk'umupadiri w'umuscientifique nk'umupoliticiye. Nk'uwize politiki. Wize politiki nawe n'umunyapolitiki. Wize politiki nawe urumva ko ariko umupoliticiye nabyo nabivuga nkurikije ku gisobanuro amaye cya science politique. Kubera ko ufata abantu ukabigisha ugamije kubahindura. Yego. Ubwo ahubwo impamvu umunyepolitike uhita wumva biremereye ni ya nyito hanze aha tubiha. Yego. Ariko mu nyito y'igisobanuro cya nyabyo etymologically birahura cyane. Iyo ndimo ntanga inyigisho mu misa ndimo nkora politiki. Yego. Kaye gukorera reka tugaruke ku muziki. Yego. Hari indirimbo wanditse, hari indirimbo wahimbye, amakorali ariziririmba, ariko hari indirimbo ugiye gukora n'abandi nawe uzagaragaramo. Zingana iki? Uzazikorana n'abandi? Biteganyijwe gute? Nararebye kuko impamvu kugeza ubu ngubu ntari narengiye mu byo gutunganya indirimbo nuko nabonaga hakibura ibintu by'ingenzi. Ibintu by'ingenzi ni bibiri. Ni ukubona abantu baririmba neza, kuko buriya umuntu utabizagira ngo abantu bapfa kuririmba, ariko hari igihe abantu baririmba wabyumva ukumva urabona ibita ngo ikijwangajwanga ukumva nyine nta kuntu. Ubu rero nibwo dutangiye kugera ku rwego aho wumva abantu udufite abasore n'inkumi barimo kubaka uwo mwuga, kuko hari n'abantu bawubaka ukabatunga, barimo kubaka uwo mwuga wo kuririmba ukumva amajwi rwose aragoroye kandi arahoye. Hari n'ikindi kintu twaburaga kije muri iyi myaka nk'itanu ya nyuma, ntabwo ari icya kera.
uburyo bwo gutunganya indirimbo biriya byo muri studio. Hari igihe bavuga ngo kuzikora, iryo jambo ryo gukora ndaryanga, ngo indirimbo ngo yakozwe. Gukora indirimbo y'inkorano wumva mba numva bitumvi, ariko gutunganya indirimbo nabyo ubwo buhanga bugeze ku rwego mbona rushimishije. Ubwo rero hari utunganya indirimbo yitwa Emipro, ni nawe mbona wabitangiye, nta myaka myinshi irashira. ashaka ko afite umwihariko wo gutunganya indirimbo za kiliziya, Yego, n'amakorali menshi, no umuntu ubona ko abimenyereye kandi abyitangira. kuko mbere ye ntabwo mbona umuntu. Twese twakorana ibiganiro, narakirebye mubaza, ari cyo twakoze bwa mbere, mubaza uburyo nawe ambwira ati iyo tari muzayihorere, kuvuga ngo yaturutse igipadiri. Oya. Ansobanura uburyo atagiturutse, ahubwo ari uko yageze igihe nyine akabona ko atari umuhamagaro ntakomeze. kuko buriya seminari ntabwo inshingano ye ya mbere ari ugutegura abazaba abapadiri. Oya, ni ugutegura abazaba abakirisitu beza. Muri abo ngabo hakaba bibonamo umuhamagaro wo kuba abapadiri bakajyayo. Kuko uvuze ngo seminari ishinzwe gutegura abapadiri, twagira ikibazo, twavuga yuko ntacyo yamaze. Kuko wasanga niba nko mu myaka nka seminari ya Nyundo mu myaka 50 yarateguye, wasanga ababaye abapadiri batageze ku 10%. Gusa wavuga ngo yakoze iki, ariko inshingano yayo ni ugutegura abakirisitu beza. Muri abo ngabo hakazagira biyumvamo umuhamagaro wo kuba padiri. Niba rero umuntu ari muri iyo nzira yagera yarageze muri Grace Seminaire, nabyo ni kimwe. Ntabwo umuntu ugeze muri nayo mpamvu Grace Seminaire batayihaye umwaka umwe. Urazi impamvu bayiha imyaka 8? Ni ukugira ngo umuntu agire igihe cyo kugira ngo abirebe neza umwaka umwe, umwaka 2, nyuma y'imyaka 5 areba avuga ati ndumva atari ibyanjye. Ibyo ni ibintu bisanzwe bizima, kandi unabireba uburyo bigira akamaro. Uzi ko yize iby'ubuganga niba ntibeshye, kuki se arimo gutegura indirimbo za kiliziya? Ni ukuvuga ngo ya myaka yabaye mu seminari hari ikintu yamuremyemo gihura n'ivyo bya kiliziya. N'ubundi hari contribution ari gutanga cyane, ku buryo gushaka no gusanga Imana yashatse ko anyura muri iriya nzira, ashobora gutanga umusanzu mwiza muri iriya nzira. Ubanza ari padiri biratabikora ngo bikunde, ntubireba se? Nuko nguko rero vyubakitse. Ubwo rero narebye ndareba ndavuga nti tugeze ahantu heza. Ubwo turimo turategura indirimbo 3. Hari iyi ngiyi ngo nibuhoraho ari amahoro yawe, iyo turimo turayitegura. Hari n'indi abantu bareba iki kiganiro barahita bamenya kuko bayikunda bose. Ingingo Nyagasani ni wowe mahoro yanjye, mpora ngushakashaka uko bukeye, umutima wanjye ntuzacogora, n'impinguka iwawe nzaterura ndirimbe, ko nashye mu mahoro atagira umupaka. nayo ni yawe? Yego. Wari uyizi? Iyo ni yanjye. Ariko nabona nzi ko ari yawe. Iyo ni yanjye. Niba hari n'izindi nyinshi, ubu ndirimbye nk'indirimbo 10 wasanga nyinshi uzizi. Urateganya iki kugira ngo tuzazimenye? Kuko ntekereza ko ni nayo byiza guhuza umuhanzi n'igihangano, tukatumenya ko kiriya gihangano ni icyuriya muhanzi. Kuko mu byo ubwonko bukeneye harimo n'ubumenyi, kumenya ko kiriya gihangano tukunda tuzi cyavuye kuri kanaka nabyo turabikeneye. Uteganya kusabigenza gute kugira ngo izo ndirimbo zirenga 100 byibuze nyinshi muri zo tuzamenye ko ari za Jean Hakorimana? Turakora, turimo turazitegura. Iya 3 naringezeho niriya nayo ushobora gutubasanga iziva ngo twaje mbyeyi, amaso yacu tuyanze mu ruhanga rwawe, tukuzaniye bwa buzima waduhunze mwami. Iyo ngiyo nayo turimo turayitegura. Nayo ni yawe? Nayo ni yanjye. Ugira icyo bikora abantu bamenye indirimbo zawe zose, kuko izo kazo ziratuma abantu bumva yuko ufite indirimbo nyinshi kandi zizwi cyane. N'iyi ngiyi abantu bakunda bose baririmba ahantu hose, ingi ngo twaje Mana yacu tuje kugusenga, twe n'abacu bose tuje kugushima. Nayo ni yanjye. N'izindi nyinshi cyane. Ubwo rero icyo turakora urubuga rwitwa Komeza Inzira Media.
niyo abantu bazajya bazisanga, kuko nicyo nshaka ni ukugira ngo indirimbo zose zitunganyije neza abantu bamenye aho bazisanga. Ikindi ndimo gukora muri Paroti Press, turimo turatunganya igitabo cyo kugira ngo izo ndirimbo zose ushaka amanota, ushaka uko zimeze n'amagambo yazo nabyo abisange mu gitabo kimwe, azi neza ko ari uku nguku bimeze. Ubwo rero kuko nari maze igihe kinini muri uyu mwuga, buri mwaka turateganya kujya dukora indirimbo, dutunganya neza indirimbo 3 abantu bari basanzwe bazi, 4 nshyashya. Turabara tugasanga tuzagira tukanahindura tukagira nyinshi, kuko dukoze gutyo turabara tugasanga byadutwara byibuze imyaka 15, kuko ni nyinshi, urumva ni ibintu mazemo igihe kinini. Ngo urwo rero urugendo twatangiye, kuko nk'ubu ngubu ndasiga dutangiye gutegura izindi 3 zagaruke mu kwa 9 nazo tuzisohore gutyo. ngira ngo abantu benshi bazagenda bazibona, bazagenda banyurwa mu buryo butandukanye. Wifuje kenshi gutunga inzu yawe ariko uracyabyumva nk'inzozi. Warose kuba heza ariko ukibaza inzira byanyuramo. Izi nzozi kuzikabya biroroshye cyane hamwe na Space Design and Construction. Aba ni abahanga cyane mu bujyanama bwo kubaka, guhera ku gishushanyo kugera ku gukora inzu mpaka irangiye. Ubwo kandi ni uguhera ku nzu ntazo guturamo kugera ku nzu nini cyane z'imiturirwa y'ubucuruzi. Izi nzobere zirakwereka ukuntu wakoresha amafaranga make cyane winjiza ukabasha kwiyubakira inzu yawe hano mu mujyi wa Kigali. Baguherekeza muri urwo rugendo kuva ku kumenya ahantu hari ibibanza byiza bihendutse kandi byemewe kubakwamo, inyigo hamwe na plani z'inzu wakubaka, kugenzura imirimo y'ubwubatsi n'ibindi byose bigufasha kubaka ku giciro kidakanganye. Ukeneye gukorana natwe ubujyanama cyangwa ubundi bufasha bwose mu bijyanye n'ubwubatsi, dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB iri munsi ya Centenary House. Wanatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ubona kuri screen yawe.